uyu yari pasiteri ariko yari yaravuyemo ntabwo yari akiri pasiteri. Ikindi uyu mugabo bamwitaga Rwigema, noneho twaranabanye mu gihe cyo kubohoza igihugu. N'ejo bundi twari kumwe. Hanyuma rero uretse ko ndatuye mu mudugudu hamwe nawe, ariko amakuru mfite numvise ko ngo yaguye aho iyo nda yari, aho hari inda. Rwigema ni umusirikare w'intwari hano mu Rwanda, kumwitirira Rwigema niko yitwa cyangwa se niryo zina rya se yamwishe? Niryo zina se yamwishe. Hanyuma rero wowe nk'umuntu mwabanye, ni inkuru wakiriye ute? Inkuru itashimishije, byanambabaje. Impamvu byambabaje nuko atigeze azira amasasu, ntazize amasasu, ahubwo akaba azize kabutindi nk'iyongiyo. Ni ikibazo jewe numva n'uyu munsi ntariyumvisha. Kuvuga ngo shitani yahamufatiye, urumva umugabo yaje araryama nyine yihoreza umwana. Umwana we yari ari kurira, umwana aramuhoza nyine araceceka. Muri kwa guceceka rero nuko umwana ubwo nagaterime k'ubusambanyi bakoze cyangwa n'umwana yari afite nyirize? Ni umwana yarize. Iyo uvuye iwawe mu rugo ukajya mu rundi rugo, ubwo umwana nyine aba yarize, wagiye gushaka undi mwana umuhoza. Ni umukobwa warungiye ngo yitwa Chantal? Yitwa Charlotte. Yasanzwe azi guhoza abana barira, wamubonaga afite ubwo bubasha cyangwa yenda nuko yari yatoranijwe na nyakwigendera? Ubwo bari basanganywe ariko babikora rwihishwa, ariko nyine buye ryagaragaye bita. Gusa icyo nakubwira cyo muvandimwe, uyu mugabo ni ukuri yari umugabo mwiza pe. No kuvuga ngo byagenze gutyo twabonaga nta kibazo, nta nubwo wari wanabimukecereho, kubera ko yari umugabo w'icyubahiro, atatinyukana umunsi n'umwe. Ni n'umuturanyi hano hafi yacu rwose, aha hafi. Ego ko ugira ngo si umwuga iyo wawutangira urarangira, ngo ingeso ngipfa ngo nyirawe nawe yapfuye. Ni ukuvuga ngo niba ingeso zacu tuzifite z'uburaya ntabwo zizadushiramo. Niba uwo nguwo agiye se n'uriya aragiye cyangwa n'undi aragiye, niba uriya agiye hazaza n'undi. Nyabuneka ababyeyi mwihe agaciro, nimutiha agaciro ntawe uzakabaha. Ntagira ati namwe bagabo ni munywe, ariko munywe izo mushoboye, mugire mwitahire. Kuva mu rugo ujya mu rundi, uva mu rugo ujya mu rundi, niho hahandi shitani azagufatira aho ngaho umunsi wawe wageze ukahita ugwa aho ngaho. Kandi wakagombye kunywa icupa ryawe, wakumva ari kurushije imbaraga, ugasindagira witahira ujye wawe mu rugo. Ahangaha ni mu kagari ka Kanazi, aho bivugwa ko pasiteri cyangwa se uwitwa Rwigema yaba yaburiye ubuzima, aho bivugwa ko yari yaje gusura indaya cyangwa se umukobwa wari ucumbitsemo ahangaha. Umukobwa bitunguranye ngo aza kumusiga agiye ku kazi, bamwe bakavuga bati yamusize arwaye, ariko agarutse avuye ku kazi asanga Rwigema nyine yitabye Imana. Amakuru avuga ko yahamusanze amusize ku kazi, ariko ngo yari yaryamye ari muzima. Ariko nkuko mwagiye mubyumva, abaturage bakavuga ko bari babanje gusangira inzoga, abaza gutahana nyine by'abagabo n'abagore, nabyo murabyumva. Ahangaha rero ni umukobwa yari acumbitse cyangwa se ijyasaga na ghetto yiwe, niho yabaga. Hanyuma anaza gutahana nyine uyu mugabo Rwigema wahoze mu gisirikare cy'ingabo z'u Rwanda, akaza gusezererwa, aribwo yakomeje ubuzima busanzwe, ndetse akaza no kujya kuri pasiteri, ariko aza no kubivamo nk'uko amakuru y'abaturage hano yagiye akomeza kugenda bigarukaho. Yarakiri pasiteri mwabyumviye, ariko ahangaha niyo yaguye. Inzego z'umutekano zaje gutwara umubiri we ziwujyana ahabugenewe, n'umukobwa nyirizina bikekwa ko yaba yamwambuye ubuzima bararanye nawe ubwo bamujyanye.
nta kindi kiri kuvugwaho usibye abaturage bazengurutse aha ngaha nk'uko mubibona bakomeza kureba itangazamakuru rihagera bibaza ibyabaye. Gusa nyakwigendera abamuzi bakavuga ko yari inyangamugayo ubusanzwe, yari abayeho mu buzima nk'ubw'abandi bagabo, ariko akaza nyine kuza kwisayidira nk'abandi bagabo bose bikarangira ahaburiye ubuzima. Navuga nti Rwigema Imana imuhe iruhuko ridashira. Gusa abaturage bakibaza bati ese koko kuryamana n'umukobwa byamwishe, ese yamurogeye mu nzoga, ko ari umugabo wari usanzwe yibana afite n'inzu ye ndetse n'amatungo, ntihaba hari ikindi cyari kihishe inyuma nko gushaka kumutwara imitungo ye. Ariko igiteranyo cya byose nuko ari umugabo witwa Pasiteri waguye ku rugo rw'indaya, ariko ni icumbi riko twaryita. Ngira ngo bakunzi ba EB Official nuko bihagaze. Ngende Joseph Iradukunda, turadukomera tubane. Wiriwe mata. Umeze neza? Witwa nde? Witwa Nyirasafari Alphonsine. Hano ariko ngo hari indaya yishe umugabo w'umupasiteri, nibyo wabyumvise? Mu by'ukuri byagenze bite? Nabyumvise ariko ntago yamwishe. Yego. Byagenze bite? Uwo mugabo ntago twari tuzi ko arara hano. Gusa natwe twatunguwe nuko ejo nyine yararanye nawe mu nzu, umukobwa bugacya akagenda agiye mu kazi akagaruka agasanga umuntu yapfuye. Yego. Uwo mukobwa mwari musanzwe muzi yitwa nde, yakoraga iki? Yitwa Charlotte. Yakoraga akazi gasanzwe, ariko bamwe numvaga bavuga ngo nyine ngo ni indaya, ariko nje ntabyo nari muziho. Nabimenye ejo ko yicuruzaga, ariko ntabyo nari muziho. Niwe mugabo wa mbere wari winjiye aha ngaha? Hari abo mwabonaga mukavuga muti ni kwa kundi gukundana bisanzwe, byari bihagaze bite? Gusa twabonaga nyine tukavuga ngo nabashyitsi baba baje kumusura, ariko ntago twari tuzi ngo baragenzwa n'iki. Gusa igisambo ni icyafashwe, ubwo nyine uwo nguwo yaje araharara, ubwo nyine shitani amufatira aho ngaho. Nuko shitani no kubihuza n'umukobwa, ubwo biragenda umukobwa niwe shitani cyangwa ari shitani iri mwirira nzu umukobwa yabagamo? Kuvuga ngo shitani yahamufatiye, urumva umugabo yaje araryama nyine yihoreza umwana. Umwana we yari ari kurira, umwana aramuhoza nyine araceceka. Muri kwa guceceka rero nuko umwana ubwo nagaterime k'ubusambanyi bakoze cyangwa n'umwana yari afite nyirize? N'umwana yarize. Iyo uvuye iwawe mu rugo ukajya mu rundi rugo, ubwo umwana nyine aba yarize, wagiye gushaka undi mwana umuhoza. Ni umukobwa warumbwiye ngo yitwa Chantal? Yitwa Charlotte. Yasanzwe azi guhoza abana barira, wamubonaga afite ubwo bubasha cyangwa yenda nuko yari yatoranijwe na nyakwigendera? Ubwo bari basanganywe, ariko babikora rwihishwa, ariko nyine buye ryagaragaye bihita ryica. Abasohokaga wabonaga koko bahojejwe neza uko bagendaga banyuzwe. Gusa icyo nakubwira cyo muvandimwe, uyu mugabo ni ukuri yari umugabo mwiza pe. No kuvuga ngo byagenze gutyo twabonaga nta kibazo, nta nubwo wari wanabimukekereho, kubera ko yari umugabo w'icyubahiro atatinyuka n'umunsi n'umwe. Ni n'umuturanyi hano hafi yacu rwose, aha hafi. Yego. Uburaya buhagaze gute muri aka gace ku buryo butangiye no kugera kuri abo bantu muvuga ko namwe ari abicyubahiro kugira ubwo banatakaje n'ubuzima? Hari uburaya muri aka gace buhagaze bute, bugeze ku kihe kigero ukurikije uko ubibona? Uburaya ni ukuri yego burahari, ariko muri quartier yacu byari bitaramamara pe. Cyangwa mwari mutarabyamamaza? Twari tutarabyamamaza twebwe nk'abagore ngo abo mwagatukisha bose. Nyine twari tutarabyamamaza ngo tujye ku karubanda, ariko uyu munsi Imana dushyize ku karubanda. Nukuvuga ngo hano mwabukoraga ariko mukabukora mu buryo bwihishwe? Yego. Ubu rero biraza kugenda bita abakiriya barabashizeho, muraza kwiga andi mayeri. Uratekereza hari bukurikireho iki? Ego ugira ngo si umwuga iyo wawutangiye urarangira ngo ingeso ngipfa ngo nyirawe nawe yapfuye. Ni ukuvuga ngo niba ingeso zacu tuzifite z'uburaya ntago zizadushiramo. Niba uwo nguwo agiye se n'uri yaragiye cyangwa n'undi aragiye, niba uri yagiye hazaza n'undi. Yego. Hano ndahabona abasore bibizigira, nibo bakiriya banyu cyangwa se haza n'abandi bo hakurya?
ugira ngo umuntu abikorerwa n'abakure cyane, twifatira abacu twizeye cyane. Yego, nibo bari basanzwe babaha icyashara. Nyakwigendera nibyo yagiye, ariko se ubutumwa watanga ku zindi ndaya nubuhe? Ese hari uguhitamo bihari cyangwa se ikibazo kiri mu bagabo? Reka mbabwire, ibi ngibi ni akabarore katubereyeho twebwe nk'abagore cyangwa se namwe bagabo. Nkagira inama abagore banywa ibiyobyabwenge, nyabuneka ababyeyi mwihe agaciro, nimutiha agaciro ntawe uzakabaha. Nkagira ati namwe bagabo nimunywe, ariko munywe izo mushoboye, mugire mwitahire. Kuva mu rugo ujya mu rundi, uva mu rugo ujya mu rundi, niho hahandi shitani azagufatira aho ngaho umunsi wawe wageze ukahita ugwa aho ngaho. Kandi wakagombye kunywa icupa ryawe, wakumva ari kurushije imbaraga, ugasindagira witahira ujye wawe mu rugo. Yego, ibiyobyabwenge bikomeye nk'indaya mukoresha hano ndetse n'abagabo ni ibihe? Inzoga zisanzwe cyangwa se hari n'ibindi byihariye abantu batangiye kuyoboka yenda muri aka gace kanyu? hari inzoga bita dunda ubwonko. Dunda ubwonko ikoze mu biki? Iyo iteye ite? ni utuyoga tugura 400 na 300. Ko tuyoga turahari pe, ni natwo turi kurimbura abantu. Yego, kwirukankira munsi y'umukandara kuki bigenda bite? Wakanyweye abameze ati? Yego, wakanyweye nyine, niba wanyweye umuvango urakuyobora pe. Umuvango ni ukuvuga ngo ufata inzoga ya rwabitoki, ugafata n'iyo ngiyo dunda ubwonko ukavanga. Yego, ukabinywa nyine, iyo wabinyweye no mu mutwe nyine uraporomoka. Yego. Niki gituma mujya mu buraya cyane? Hari uburyo bwo mubamo ubushake cyangwa se mufite n'ikibazo cy'imirimo? Kuki mwayobotse buraya cyane hano muri Rwanda? Yego, ngabo mwagatukisha hose, ariko nge ntabwo ndi indaya. Ntabwo ndi indaya pe. Ndi umubyeyi wiyubashye. Yego, ngo nta wiyubaha kuri byose, hari igihe shitani agufata ugateshuka, ariko ndagira ngo ngire inama ababyeyi twubatse. Niba umugabo akunaniye akakunanira, ukava mu rugo rwawe ukajya gukodesha gato yawe wari umugore mu rugo rwawe, menya ko n'uburaya wabwinjiyemo. Yego, nkababwira rero nibareka ubusambanyi, bakoresha amaboko yabo. Ubuhinzi buriho, nyakabyizi rero barimo baratanga 2. baze dufatanye bakorera amafaranga, batagiye kwiyahura muri ibyo biyobyabwenge. Ndagushimiye. Kugeza kuri uyu munota ubushariroti ari he? Arabarizwa he? Ubuyobozi bwamujyanye muri RIB. Yego, hako ukurikije uko byagenze urabona atazira ubusa? Mubyeyi ntago nabihamya akazira ubusa, kubera yuko umuntu bamusanze mu nzu iwe kandi bararanye. Ikibazo ihantu ikosa rimufatira nuko ibyo byamaze kuba, ntabanze kubwira nyirinzu, ahubwo akirukanka ajya kubwira umupangayi mugenzi we. None nta nubwo yari yamusize agiye ku kazi nk'uko bivuga? Nyine yari yamusize mu nzu, muri ayo masaa 9 ataha yasanze n'ubundi muntu akiri mu nzu. Arangije aragenda abwira umupangayi mugenzi we, aramubwira ati yewe, ati wa muntu nararanye mu nzu nawe ntabwo yatashye, aracyari hano mu nzu, ngwino ndebe. Umupangayi akihagera ati uyu muntu ndabona yapfuye. Nibwo abana nabo bahuruje ba nyirinzu, ati ngwino urabibereye mu nzu iwawe. Nyirinzu nawe ahageze asanga nyine umuntu yapfuye. Niko gutabaza abaturage, barahagera n'ubuyobozi burahagera, umuntu nyine baranuko. Abakora uburaya hano bari basanzwe basererana n'abakiriya babo cyangwa se ahangaha nyine? Nukuri n'ubwa mbere bibaye. N'ubwa mbere bibaye, ubundi banywaga bamara kunywa bakitahira. N'ubwa mbere ibi bintu bibaye. Yego. Hari isomo bibasigiye? Isomo rirabidusigiye cyane. Nkatwe babyeyi dufite abagabo, isomo rirabidusigiye. Ati isomo risize ni irihe? Uriya mupasiteri twabonaga ari umugabo wiyubashye pe. Ari umugabo buri wese yakigiraho, nk'abagabo nyine bakamwigiraho. Ariko byatubabaje cyane, twumvise ko yasohotse mu nzu iwe, yavuye hari iwe mu nzu akaza hano
ku manegeka, nduzi ko ari mu manegeka, akaza akagwa hano asize inzu ye nziza imeze kuriya. Ihangane. Nta kundi nyine turihangana, ariko biranababaje cyane. Nkabwira abantu n'ukuri bari kudukurikira, bagabo mugarukira ahantu mugeze, dukurikire Yesu kubera ko niwe ruhembo, niwe utanga ibihembo bitavangiye. Iyo wayikoreye neza iraguhemba. Nicyo nabwira abagabo ati mugarukire aho mugeze, dukurikire Yesu kubera ko niwe nzira y'ukuri ndetse n'ubugingo. Ibi official nahanye ho guhitamo. Wabyumvise uko byagendekeye umugabo wari usanzwe agaragara ku isura y'inyuma nk'umugabo wabikitegererezo, ariko kandi burya ikirimo ni nacyo gihima. Byarangiye rero aguye mu manegeka nk'uyuko uyu muvandimwe amaze kubituganiriza. Twero tuzakomeza tubakurikiranira ibiganiro nk'ibingibi ndetse n'ibindi bitandukanye tugenda tubagezaho nk'ibisanzwe. Nawe ho gukuramo isomo, ariko unaduhe n'ubutumwa muri comment nk'ibisanzwe kucyo twazajya tugaruka cyangwa se n'inama nawe wakomeza kugira abagenzi bawe. Televiziyo Ibi Official tugeze i Nyamata mu karere ka Bugesera. Hari kuvugwa nanone inkuru y'urupfu rw'umupasiteri. Uwo mupasiteri twumvise amakuru ya mbere avuga ko by'umwihariko yaba yazize indaya. Yoze siko biri kuvugwa? Yego niko bimeze. N'umupasiteri wari usanzwe anatuye ahangaha by'umwihariko umuntu atureba iyi nzu bivuga ko ariye, ariko hano hafi gakeya niho yasanze indaya. Bivugwa ko yaguye mu nzu yayo, ariko tugize amahirwe yo guhura n'umusaza babanye, umusaza w'icyubahiro ariko ufite impanuro yaha abanyarwanda. Reka dutangire nawe twibwira wa mugani, atubwire icyabaye, ndetse n'uyu nguyu bavuga ko ari pasiteri uwo yari we nyirizina n'icyo abantu bakwiye kumwigiraho. Muzehe mwatangira mutwibwira. Murakoze. Yewe banyita Munyesanga Theogene, ntuye mu murenge wa Mayange mu kagari ka Kibenga mu mudugudu wa Murambi. Uyu ni pasiteri bivuga ko yapfiriye ku ndaya. Wari usanzwe umuzi koko se ni pasiteri? Mu by'ukuri kumvise amakuru ubwo biteye biti? Uyu yari pasiteri ariko yari yaravuyemo, ntabwo yari akiri pasiteri. Ikindi uyu mugabo bamwitaga Rwigema. Noneho twaranabanye mu gihe cyo kubohoza igihugu. Nejo bundi twari kumwe. Hanyuma rero uretse ko ndatuye mu mudugudu hamwe nawe, ariko amakuru mfite numvise ko yaguye aho iyo ndaya yari, aho hari indaya. Rwigema ni umusirikare w'intwari hano mu Rwanda. Kumwitirira Rwigema niko yitwa cyangwa se niryo zina rya se yamwise? Niryo zina se yamwise. Hanyuma rero wowe nk'umuntu mwabanye, ni inkuru wakiriye ute? Inkuru itanshimishije, byanambabaje. Impamvu byambabaje nuko atigeze azira amasasu, azize amasasu ahubwo akaba azize kabutindi nk'iyo ngiyo. Ni ikibazo jewe numva n'uyu munsi ntariyumvisha. Imyitwarire ye yari isanzwe imeze gute? Abantu bashobora kubyumva bakavuga bati yenda yacaga n'ahandi, kuri inshuro yenda akaba ari wowe munsi wari ugeze. Hari iyo myitwarire wari usanzwe umubonaho? Yewe Rwigema niga kubana nawe nabanye nawe nta burana nigeze mubonaho. Yari umugabo w'intwari, yari imfura, ntabwo yigiraga ashurashura ibya bintu byo. Niba ari imico ya gisirikare twigaga simbizi cyangwa niba byarahindutse nyuma, ariko ubundi yari ntabwo yajyaga muri ibyo byose. Turabona urugo rwe, urugo ruhamye, harimo n'inka. Yari afite umuryango? Arawufite, aracyafite na se n'abashiki be barahari. Ndavuga kubaka nk'umudamu, nk'umugabo n'umugore. Kubaka rero nababwiye ko tutari dutuye mu mudugudu umwe. Atuye hano muri iwabo batuye hepfo ngaha, ariko amakuru mfite mvuga yuko nta mugore yaba yaragifite, baratandukanye. Nk'umuntu wabayeho umusirikare muzehe, byanze bikunze hari mbona uba ufite itandukanye n'indi umuturage usanzwe. Umuntu ashobora kujya ku ndaya nk'ibi byabaye kuri pasiteri bugacya yapfuye, cyangwa se hari icyo wumvise wahuza n'amakuru y'ubumenyi bwawe? Mu bitekerezo mu bwenge bwanjye ntekereza neza nuko n'abaturage n'umunsi twari kumwe bahumeka. Uriya muntu ashobora kuba yazize aho hantu yanywereye.
kuko ntabwo bishoboka umuntu yaza kunywa ni muzima atarwaye umbwire ko umuntu yapfuye gusa batyo bakabona umuntu yapfuye muri mu bushakashatsi bwakozwe cyangwa se byavuzwe ngo nuko iyo ndaya yamusize mu nzu ikajya ku kazi ikagaruka igasanga yitabye Imana. Uwo wabyumvise gute wa mugani? Yewe ibyo ni by'ubugenzacyaha na RIB yego mu mategeko, ariko yewe mu bushishozi bwanjye nanjye mbona wasiga umuntu nawe ubitekereze ubishyire mu nyurabwenge ngo usiga umuntu ari muzima nurangiza ugaruka usanga yapfuye gute se? Biragoye kwita umuntu wa mugana ibyo ni iby'abanyamategeko. Kuri iyi myaka yanyu umuntu mwari musanzwe muziranye mu by'ukuri twabyita icyorezo, hari uburyo abagabo bari kujya kwisaidiya mu buryo budasanzwe, ibi ngibi umuntu yabyita iki mu bijyanye n'umuco cyangwa se niba hari n'abafite imyitwarire nk'iyi muri iki? Nta muco urimo hanze ahangaha, ibintu birakomeye hanze ahangaha, ibintu birakomeye. Igihugu kimaze kugera ahantu hashimishije mu mahoro, ariko abantu barimo baranakora n'ibindi bibi. Niyo mpamvu agomba kubaho ubwirinzi kuri buri muntu ku giti cye. Bitabaye ibyo hari n'abadatinya kuvuga ngo ni ugusinda amahoro, ibyo bijya bibaho. None se amahoro ntahari? None se abo ngabo wenda wamenya ari ibiki? niko muze ubwo kugeza kuri uyu munota ufite imyaka ingahe? Mwasezerewe mu buhe mwaka? Mwari mufite imyaka ingahe? Yewe nasezerewe muri 97 mukimara kubohora u Rwanda. Yego. Hanyuma we Rwigema asezererwa ryari? Nawe nicyo gihe yarakuze rero. We bya bindi batanganya imyaka, ariko yari umusore muto, yari umusore gusa. Ariko reba umuntu bashyize ntabwo nari mpari, ariko narabyumvise ko numvise amakuru, nakurikiranye amakuru ye. Umuntu bashyize mu modoka yari umusore ufite imbaraga, bamushyize mu modoka kwinjiramo biranagorana. Ubwo biragorana rwose. Noneho bahindura bashyira mu modoka RIB yo ifite tumva ko rero yari umusore. Iyo ndayo uko wayumvise yari isanzwe izwi cyangwa se byahuriranye? Reka simbizi ibyahangaha, ariko numvise yuko yaguye aho yanywereye, aba ari indaya aho atari n'indaya, ariko igihe hari cyo urumva kuba yamusize kuko yamusize akajya ku kazi. Ibyo nawe ni ikibazo ushobora kumbaza, wakwibaza nk'umuntu ufite ubwenge. Niba se yamusize arwaye, kuki mutabarije ngo bamujyane kwa muganga amuvuze mbere yuko umwana ahora n'icyo kibazo? Nagiye numva avuga uti birashoboka ko yaba yarogewe mu binyobwa yari yanyweyemo. Uretse ko ariko abaturage rimwe na rimwe bahumeka. Yego, nabyo barabihumeka. Warugira umuntu mu kinyobwa bigakunda, hari uburozi bwihariye bavuga ko bashyiramo. Bireza ahubwo tubyitwaremo dute muze? Iby'inzoga byo zatuyiyungurura, iby'inzoga byo ndabona bitoroshye. Ibintu bikomeye birarenze. Ibyabaye uretse kuba bibabaje nk'abantu mwabanye, byasize irihe somo? Rero nuko ntawuhunga urupfu, ariko ikintu gihari rwose mbabwire umuntu wese, numvaga kuri jyewe yakwiye guhunda amahoro, ntamwifuriza ikibi. Ikindi, niba koko ibyo bavuga yagiye kuryamayo, byari bikwiye gucika bikanava, umuntu agashaka umugore we akamenya ngo yuwe icyo gusa. Bitabaye ibyo nahundi abantu barashira. Saza ntitwamushimira ku mpanuro ze. Muzehe twamushimira ku mpanuro ze. Hanyuma nyuma yo kumushimira, byanze bikunze abaza gukurikira IB Official atanze impanuro zikomeye, haba kuri abo ngabo batari gushaka guca abagore babo inyuma,
kunyura mu nzira zitemewe. Ndizera hari ikintu avuze kuri ibyo binyobwa. Izere ko abajya mu kabari mutangire mwitonde cyangwa se mumenye neza aho munywera uko hateye. Hari utubari natwo tuba tutemewe uko byagenda kose, cyangwa se niba ari no gushakisha ubushabitsi burya biba ari byiza, kuko ntitwakwifuza ko abantu bafungirwa business zabo zituma donc bagira icyo bita nakita nk'amarenza munsi, bongere batekereze kabiri, ese nubwo turi gucuruza mu tubotike dutoya cyangwa se ahantu hatari utubari yenda twabugenewe ku rwego rwo hejuru, twakitwararika gute kugira ngo tubungabunge ubuzima bw'abantu, abakongera bakagitekerezaho, bizatuma ubasha gukora mu buryo bwawe ariko nanone mu buryo butagira uwo bubangamira cyangwa se bwambura ubuzima, nk'uko nguko bigendekeye Pasteur Rwigema, nk'uko nyine abaturage bakomeje kugenda babitubwira. Urakoze rero, turagushimiye cyane kandi rwose umusanzu w'ibitekerezo mutanze none twakwanga kubaha uko byifuza ntibikabe rwose, niyo mpamvu igihugu niko kimeze. Murakoze cyane.